Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho urose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wakwitungira amagara mazima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe byinshi birambuye ku ndwara ya rubagimpande. Turasa kureba rero rubagimpande ari iki, turebe iterwa n'iki, ibimenyetso byayo, ese ivurwa ite, ibiribwa byagufasha ndetse n'ibyo ugomba kwirinda mu gihe urwaye iyi ndwara. Nyuma yaho turaza tureba umuti wagufasha ugiye uba uri mu bimera bigiye bitandukanye, tugenda tureba ubuzima bwa buri munsi. Niba rero ari ubwa mbere ugiye kudukurikira, tugusaba kwiyandikisha cyangwa ugakora subscribe kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu zindi nama ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda turebera hamwe umunsi ku wundi. Indwara ya rubagimpande ni indwara yo mu bwoko bwa autoimmune, iterwa n'uko ubudahangarwa bw'umubiri busigaye bwanga ingingo z'umubiri, zigatangira kubyimba, kubabara no gukomereka. Nubwo ikunze kwibasira ingingo cyane, ishobora no kwangiza izindi ngingo z'umubiri nk'umutima, ibihaha ndetse n'uruhu n'amaso. Reka tuze turebe ibimenyetso bya rubagimpande. Ibimenyetso bikunze kugaragara iyo umuntu arwaye rubagimpande birimo ibi ngibi: hari ukubabara ndetse no kubyimba mu ngingo. Akenshi bitangirira mu ntoki n'amavi, gusa bishobora gufata ingingo zose z'umubiri. Icya kabiri, hari ukugagara mu ngingo. Iki gihe kunyeganyeza ingingo biragorana cyane cyane mu gitondo cyangwa se mu gihe umaze kwicara igihe kinini. Iki gihe umuntu atakaza ibiro mu buryo butumvikana. Ikindi, hari ukugabanyuka kw'ipfa ryo kurya. Ese rubagimpande ni iki kiyitera? Abahanga ntibaramenya neza igitera rubagimpande, ariko byemezwa ko iterwa n'uko abasirikare b'umubiri batakaza imikorere yabo maze bakisukiranya hagati yabo bakangiza ingingo. Ibintu bishobora kongera ibyago byo kuyirwara bikaba birimo ubukuri. Ikunze kwibasira abageze mu zabukuru, ariko ishobora no gufata n'abakiri bato. Ikindi, hari umunaniro mwinshi. Umunaniro uza kandi ukagenda n'iyo waba nta kazi kavunanye wakoze. Ikindi, hari uguhinda umuriro, ingingo zirashyuha kandi zikatura. Hari ukugabanyuka kw'ibiro. Ikindi kiyitera, hari uko umuntu ateye, ishobora kuba yaturutse mu muryango. Ikindi, hari ukudakoresha umubiri, kutanyeganyeza ingingo bihagije bishobora kubyutsa iyi ndwara, nk'abantu bakunda gukora imirimo yabo itandukanye ahanini bicaye. Ese ni ubuhe buryo bwo kuyivura? Rubagimpande nta muti uyikiza burundu, ariko hari imiti itangwa n'abaganga igabanya uburibwe ndetse no kubyimbirwa. Iki gihe bishobora no kurinda kwangiza ingingo cyane. Hari kandi n'ubundi buryo bwo kuyivura burimo imyitozo ngororamubiri. Kuri bamwe, imyitozo ngororamubiri igabanya uburibwe ndetse no kugagara kw'ingingo. Ikindi cya kabiri, hari ukugabanya umunaniro. Kwirinda ibintu bivunanye ndetse no kuruhuka bihagije bishobora kugufasha. Ikindi ni uko hari imirire myiza. Kurya ibiribwa byuzuye no kugabanya ibinure bishobora kugufasha. Indi nama, hari ukubaho neza. Kwirinda itabi n'inzoga bishobora kugabanya ibyago byo kurwara rubagimpande. Inama rero, mu gihe wumva ibimenyetso bya rubagimpande, ni byiza kujya kwa muganga kugira ngo bakurebe neza, kuko kuyivura hakiri kare bifasha cyane cyane kugabanya uburemere bwayo. Kunywa itabi bishobora gutuma indwara itangira cyangwa ikiyongera. Ikindi ni uko ibibazo birimo umubyibuho ukabije nibyo bishobora kongera ibyago byo kuyirwara. Mu biribwa byagufasha harimo amafi arimo amavuta. Amafi nka salmoni, tunga ndetse na saradine akungahaye ku binure bya omega 3 bifasha kurwanya kubyimba. Ikindi ni uko hari imboga ndetse n'imbuto. Ibiribwa by'amabara atandukanye byuzuye antioxidante bigabanya kubyimba kw'ingingo. Urya amacunga, imineke, pome, kuko amacunga akungahaye kuri vitamine C ifasha amagufwa gukomera. Ikindi ni uko imineke irimo potassium na magnesium bifasha imitsi ndetse n'amagufwa. Pome irimo icyo bita
quercétine, ikinyabutabire kigabanya ububabare ndetse no kubyimbirwa. Ikindi nuko imineke n'imbuto z'amabara meza nka strawberry, blueberry ndetse na cherry. Ikindi nuko imboga rwatsi nka epinari ndetse na carrots nabyo bifasha cyane. Ibinyampeke byuzuye nk'umuceri, amasaka bifasha kugabanya icyo bita C-reactive protein, ikimenyetso cy'uko umubiri wabyimbye. Ikindi amavuta ya Elion mu cyimbo cyo gukoresha andi mavuta niyo ushobora kuba wakwifashisha. Icyayi cy'icyatsi cyangwa icyo twita green tea kirimo icyo bita polyphenol, bikaba ibinyabutabire bigabanya kubyimba. Ibinyamisogwe nka leti, chickpea ndetse na black bean nabyo byagufasha. Ikindi nuko tangawize ndetse na tungurusumu nabyo byagufasha cyane. Ibiribwa rero ugomba kwirinda mbere y'uko tubonye ibyagufasha, ibiribwa birimo isukari nyinshi bituma umubiri wongera ibiro ndetse bikongera kubyimba ko mu ngingo. Ikindi nuko inyama zitukura, inyama z'umutuku n'ibindi bikomoka ku mata bishobora gutuma indwara yiyongera. Ibinyamavuta byinshi, ibiribwa birimo amavuta menshi na omega 6 fats acid bitera kubyimba. Ushobora kubisanga mu biribwa byateguwe cyane. Umunyu mwinshi utera kubyimba kw'ingingo, bityo ugomba kuwugabanya mu biribwa byawe. Igihe cyose ushaka guhindura imirire ni ngombwa kugisha inama muganga cyangwa umutegura w'imirire kugira ngo aguhe inama zikwiye. Reka tuze turebe ibimera bishobora kuba byagufasha mu gihe urwaye indwara ya rubagimpande. Ikimera cya mbere hari icyo bita igisura. Igisura ushobora kugikoresha mu gihe utsirima ikibabi kimwe ku mubiri ahantu hari kukubabaza cyangwa hari kukurya. Ikindi kimera, hari ikimera bita umubirizi. Umubirizi jya wiyuhagira buri gitondo amazi akonje byibura litiro 5, uvangemo imikamato 2 y'amababi y'umubirizi mashyashya asekuye, ubikore icyumweru. Iki gihe mu gihe ufite ikibazo cya rubagimpande izabasha kuba yakira. Ikindi nuko hari umuhengeri munini. Umuhengeri munini ushobora kuwukoresha mu gihe ufata umukamato w'amababi mashyashya ukayavanga muri litiro y'amazi, ugatogosa iminota igera ku 10, ukayungurura, noneho aya mazi ukayanywa amanywa yose. Ibi ukabikora iminsi igera kuri 5. Ikindi gishobora kugufasha mu gihe ukunda kugira iyi ndwara ya rubagimpande, hari ukunywa amazi arimo indimu ndetse n'ubuki. Ubikora buri gitondo kugeza ku minsi 9. Hari uguteka amababi y'ikibonobono ndetse na rumari ukabyiyuhagira, ukabikandisha umubiri wose 3 mu cyumweru. Ikindi wakora ni uko harimo gufata karoti 2 buri gitondo iminsi 7. Dusoreza aha ngaha, tuzagenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye mu byerekeranye n'ubuzima iyi chaîne yacu ya YouTube igenda ikugezaho umunsi ku munsi.